Ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze aho muherereye hose, amahoro y'Imana nabane namwe naganze ku buzima bwanyu mwebwe n'abanyu. Uyu ni Linda Priya, ndatekereza abantu benshi mumuzi ndetse n'umukunzi wiwe. Rukundo we. Umuntu utazi uyu Linda Priya rero ni umukinnyi wa filime nyarwanda ariko kandi wamamaye muri filime z'impinde, akina yakitinga nka kuriya abahinde bakina b'abakobwa birumvikana. Izo nizo zatumye amenyekana cyane igihe basuragamo za Kaona Piale he, Kuchi Kuchi Hota he n'izindi nyinshi, Koi Mirgeya nizo agaragayemo asubiramo, ariko kandi yari kumwe na Zaba Miss Dikor. Zaba Miss Dikor rero yabaye umukunzi wa Linda Priya by'igihe kirekire. Handi banakinanaga izo filme abantu benshi bazi neza ko ari uzamubera umugore w'ibihe byose, cyane ko nabo ubwabo ariko babivugaga. Uyu Linda Priya yabaga atewe ishema cyane nuko afite umugabo ariwe Zaba Miss Dikor, ndetse na Zaba ubwe niko yabifataga, babipresenta ahantu henshi, babigaragaza ahantu henshi, bavuga neza ko Linda Priya avuga ko afite umugabo, ko Zaba Miss Dikor ari umugabo we, kimwe na Zaba nawe niko yabivugaga, nawe avuga ko Linda Priya ari umugore we. Ariko kandi urukundo nyine nicyo bivuze, iyo utarabigaragariza inshuti n'imiryango, burya urwo rukundo aba ari inkuru zigahita. Ariko none rero uyu Linda Priya baherutse kumwambika impeta, cyangwa se kumuporopoza, ariko kandi ntaragera ku by'impeta ye. Nizere ko buri umwe wese yamaze gusobanukirwa Linda Priya ni muntu ki. Biriya bihinde mwabonaga bikinnye mu kinyarwanda cyangwa se bari kwakitinga ubona ko ari abanyarwanda, n'uyu Linda Priya wabagaho yabikinnye. Ikindi kandi nizo filime yamamayemo cyane, si yo gusa, afite n'andi mafilime akinamo kuko ubusanzwe azwi nk'umukinnyi wa filime. Agira gutya rero umukunzi we w'ibihe byose amuterera ivi, aramuporopoza, bemeranya kubana akaramata. Hano yamusabaga ko yamubera umugore. Linda Priya nawe nyine nta kuzuyaza, birumvikana ni umukunzi wiwe, yahise abyemera igihe bamusabaga ko yamubera umugore w'ibihe byose. Yahise abyemera. Ku bundi abantu mutaba mu rukundo mwiyumva mute? Abantu mudakundana mwiyumva mute? Uyu niwe mugabo rero wa Linda Priya bagiye kubana, bateganya kubana mu minsi iri imbere, aho nyuma y'iyi proposal baherutse kugaragara nanone uyu Linda Priya bamufatiye irembo, habayeho ibirori byo kujya gufata irembo kwa Linda Priya. Murumva neza ko ubukwe burarimbanyije ku mukobwa wacu Linda Priya, kandi twavuga ngo ni ukuri turabishyigikiye. Utabishyigikira yabagira umushiha, si n'umushiha gusa byaba ari ishyari, kuko urumva ubundi nimba umuntu akunze undi, why not? Ubundi umunyarwanda nawe uvuze ngo ibikundanye birajyana, twavuga ngo tubahaye umugisha cyangwa se iyi couple turayishimiye pe. Ahubwo se twibaza ko Zaba Miss Dikor atagikunda kugaragara, wakwibaza ngo ari mu bisheke, ari mu bigori, ari mu bishanga. Yirobeye ifi none bayimuryanye bufiriti none. Okay, twavuga ngo Linda Priya ni ukuri ari mu rukundo ruryoshye, yabonye uwo yihebeye, ariko kandi azi no gukunda pe. Uburyo yita kuri uyu mugabo ni nako yitega kuri Zaba Miss Dikor. Ubona ko ari couple abantu twakundaga, yari couple abantu benshi bakundaga. Uburyo bakitinga ubona biryoshye, uburyo ari byiza, mbese hahandi ntabwo washoboraga kuyireba utaba mu rukundo, ntabwo washoboraga gukurikirana ubuzima bw'iyi couple utaba mu rukundo. Ariko kandi murabona neza ko n'ubundi Linda Priya bimurimo, ni umukobwa uzi gukunda, kandi ngiye ngo murabizi ko gukunda ari impano. Twese tuba mu rukundo sava, ariko ntabwo twakitinga kimwe, ntabwo turwenjoyinga kimwe. Haho umuntu uzi kurubamo karubona ko arurimo wese. Uyu Linda Priya azi gukunda pe. Ukeneye kubireba wowe bakurikirane we n'uyu mugabo wiwe, cyangwa se umukurikirane hashize he na Zaba Miss Dikor, warabareba ukababonamo urukundo pe. Linda Priya rero baramujyanye, ari mu myiteguro y'ubukwe. Buryo gufata irembo byarangiye, haba hakurikiyeho
kuba bajya mu murenge cyangwa se bakora doti cyangwa bajya imbere y'Imana, ariko kandi iyo habayeho proposal hakabaho gufata irembo, nta kindi dusigara dutegereje usibye save the date. Ndavuga ngo turindiye save the date y'aba bombi, turabashyigikiye. Njye navuga iyi couple ni nziza cyane kandi turabakunda pe. Ntekereza ko nimba ukunda kureba filime nyarwanda nta kuntu urinda Priya waba utamuzi. Mureke rero dushyire muri komenti imitima, mureke dushyire imitima muri komenti yo kumwifuriza urugo ruhire, urugendo rushya ruzabahire, ntiruzabe nka za ngo z'abasitari. Murabizi neza ko nta rugo ingo z'abasitari ziba biri danje, ntihabura imijugujugu gusa, ni bose pe, ntabwo ari abasitari gusa, ni bose. Ariko kandi reka tumwifurize kuzagira ibihe byiza, kuzaryoherwa n'urugo, kuzaryoherwa n'urushako, azahirwe pe. Yesu azamuha abana, Imana imuha abakobwa n'abahungu. Mbese mureke tubimwifurize muri comment. So mwakoze kubana natwe rero, ndabakunda cyane, ni ukuri ndabakunda. Ngaho ndakwinginze kora subscribe, ukande share, usharinge ku bantu bawe, usige comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nabwo ngo tugaruka ku buzima bw'umusitari, hano yari kuri Linda Priya ndetse n'umukunzi wiwe. Mwakoze kubana natwe rero, nabwo nkuraho mu kiganiro cy'ubutaha, aho urifuza ko twaguhereza inkuru y'uwohe musitari. Ukeneye kumva uwohe musitari ari kuvugwa cyangwa se n'iki kimuvugwaho, ukeneye kumenyaho amakuru kuri we, mbese ni kuri Nelia TV1 harahagije kugira ngo amakuru y'umusitari ukunda ube uyazi. Nizere ko Linda Priya wamenye neza ko bamufatiye irembo, bamutereye ivi, arimo aritegura kurushinga, arimo aritegura urugo. So ndabakunda cyane rero, Imana yo mu ijuru nibarinde kandi nibishimire.